bagiye kubaganiriza amakuru amaze iminsi anshimisha y'umuntu Obama Yesaya 45. Uyu muntu amaze iminsi anshimisha nkumva ndashaka kumenya amakuru ye neza. Nimba nzajyayo abantu ko bari kujyayo ahantu byagiye bibera ndetse natwe tugaseka Imana ikaduha poromosiyo tukajya tunabivuga twarageze. Ahita uvuga uti nk'aho Petero yari yicaye nawe ukagira ibivuga abantu babwiriza abantu bose nahuye nabo babwirije bageze muri Isiraheli ntabwo mwahura arakubwira ati byari n'ibuye rifite uruhande rw'umukara ngenda ryicaye iruhande n'utwe tuvunika turi kubivuga tutabireba kandi Imana iri hafi tukuntu yatugezayo urumva tudakumbuye kugira ngo tunajyeyo tujye kuhareba. Twisomera tugenda Yesaya ukuntu byagenze ni amakuru make yaravuga ngo ibyakura ibindi bisome nawe mfite Bibiliya. Umurongo wanditse ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro ubwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo namuneshereza amahanga ari imbere ye kandi nzakimiruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa nzakujya imbere. Ataringaniye maringanizi nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo nzaguha ubutunzi buri izahantu abantu uziko Imana izahantu abantu babika uziko izahantu babika nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari jyewe Uwiteka umugaragu uguhamagara mu izina ryawe ari jyewe Imana ya Isirayeli tuvuge ngo amen. Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya mbere 37 aranditse ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Twongere kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute? Nitwa Mbonyemfura Jean Damascene umukristo nkunda Imana nishimiye ko tugiye kuganira reka tuganire ku ijambo rivuga ngo Imana iguhishurira amakuru udafite. Imana iguhishurira amakuru udafite. Imana iguhishurire amakuru udafite. Ubundi mu buzima n'abantu batwara imodoka moto n'amagare baba bakeneye amakuru. Impamvu ujya gukora ikizamini cya porofeswari baba bagira ngo barebe ko ufite amakuru y'ibyo ugiye gukora. Iyo umuntu adafite amakuru mu buzima aravunika. Urugero hari ibyapa bivuga ngo ntiyemerewe kunyurwa ariko biratunguranye hari kujya kubona umuntu anyujijemo imodoka polisi TV ati ndi kugenda ati icyapa kirahari gisobanuye kitagina ntacyo nabonye bisobanuye ko adafite iki amakuru. Ikintu gituma mu buzima tuvunika tugahora dusaba rimwe na rimwe iby'Imana yaduhaye nuko hari amakuru tutarahishurira. Imana imfasha iguhishurira amakuru udafite kuko gukomera kwacu no guperereza urasanga ntabwo ari amashuri dukangisha ku kintu cyitwa nza kandi iyo nza kugira ngo ubwire abantu ko Imana yikubwiye nuko hari amakuru uba ufite. Noneho icyama mu buzima bwacu Imana ikaduhishurira amakuru tutari dufite. Iyaba umubyeyi ugiye kubyara umwana yamenyaga ko agiye kubyara depite cyangwa akamenya ko ari meya abyaye turadushya abagore mwirirwa mukubita abana ntabwo mwatubakubita kuko dutekereza ko ari meya ugiye gukubita ubwoba bukakwica. Noneho ihisha amakuru ukarera meya ukajya umutinga umwita ikigoryi yazagaragara amakuru ugatangira kumwubaha ukajya utuma abantu mwazamubwira ko mukumbuye ko nkeneye kumuganiriza. Imana iduhishurira iki amakuru. Iyo umuntu afite amakuru ntabwo awusha intego yinjira ahagomba kwinjira biramworohera kubaho. Noneho amakuru ava he? Arava kuri Facebook, kuri Twitter, ku binyamakuru bitandukanye. Noneho igifasha abarokore ntabwo ari ayo ku maradiyo twebwe dufashwa n'amakuru ya Mwuka Wera. Niyo mpamvu uzasanga umuntu bamushyize ku rutonde rw'abatezwa cyamunara ubona afite nta bwoba afite arakomeye. Ubwira utwo tubona bose yakubwiye gusohoke mu nzu twaba tubona ukomeye akubwira ati hari icyo Imana yagize gute yavuze ariko Imana yavuze tuvuge ngo amen. Akubwira ati njyewe mfite amakuru tayari tiyambwiye ko izangaburira none se ko nta bintu ufite ntabwo mfite ariko mu ijuru riri bisobanuye ngo igitego igikwiriye gutuma dukomera nuko dufite ibihugu bibiri. Hari ikico mu isi hari n'igihe ibyo mu isi byanga tugenda dukomanga mu ijuru kandi nta ambasaderi tugira ugaragara mu isi ujya mu ijuru. Reka da buri wese ahawe uburenganzira bwo kugira gute bwo kwigerera. Imana iduhishurira amakuru mu izina ryawe noneho tumenyesha buri wabo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihere. Haleluya kongere haleluya. Ubundi natinye abantu bize bazi kuvuga indimi barahari udashobora kuvuga Icyongereza ariko iyo umuhaye Bibiliya arabanza agatekereza kabiri. Aha
umuntu wanize kurusha kwiga cyane ufite amashuri menshi agera hano akabanza akavuga yitonze cyane kwa bisi kagiye kuvuga biraremereye. None turashimira Kristo wateruye ibi bintu bamuhaga. Ubundi Imana ntabwo ivuga bitewe n'uko wakoze, ahubwo ivuga mbere y'uko uza yareba kwihera ufite igahita ikwibutsa ibyo yari yarakuvuzeho kera. Haleluya! Reka mwere ngiye kuvuga ku muntu bita Kuro utuntu duke na mene turi ndacyagushakisha nawe urwaneho urebe urasanga tuvunika, ariko hari ibintu bikomeye Imana yaducishijeho. Ibyo turimo ntabwo bikomeye kuruta ibyo Imana yaturengeye, ahubwo ibyo turimo ni birimo biradukanga ngo bitumare n'ibyiringiro by'ibyo Imana yakoze. Uyu mwana witwa Kuro urabona Imana imuvuzeho ibintu bikomeye, iramubwiye ngo ndahazi. Bahindiza ibihindizo by'ibyuma bakanakingisha inzugi. Twagendanye ni ukuvuga ngo ucuragura wowe ntabwo umumenye, ariko burya isaha yahaziye n'igihe yahaviriye n'intego yari imuzanye arayizi. Mu kazi ukora mu byo ukora hari n'abo utamenya. Niyo nabwiye abantu ngo nuramuka umenye ko umuntu umwe akwanga uzamenye ko hari n'abandi bakwanga utazi, ariko kuba kwiyicuriye uhita umenya ko hari imbaraga ziri mu ijuru z'Imana yakoze ku buzima bwawe ziri hejuru yiza abahagurukiye kukugirira nabi. Numenya ko hari inama yakuganiriyeho ugenda umenya ko hari n'inama y'ijuru yavuze ku buzima bwawe kandi igafata umwanzuro w'ibyo abantu bari bavuze utamuhari. Ariko kuba uri mwiza, kuba uri inzobe, kuba ubyibushye, kuba unanutse, kuba ukize, kuba ukennye, kuba ushomye, kuba ufite akazi, byose ni Imana.